Vites. Kai. Umeze neza. bose kirezi kitita ko by'amatiyo ariko shayite gutuma ndota nato utwo tugambo rimwe tuvuga ngumva nsa nkaho ndi gutubwenge reka ubwenge bukugenda nazi ahantu uri kugana ntabwo byabura ariko umunsi kuri uri mwiza pe murakoze ufite umutima ukwiye ituze mirwe kureba gushyuza nkaho puresha iyi ngiyi ntabwo nzi ko izampira ariko nayo ntacyo bitwaye ariko ni urugendo ntabwo byoroshye wahiye nahira ibiki umuntu arahira ashonje inzira iri kuvuza umuhuha mu nzu hariya arangiza ukavuga ngo umuntu arahira ako papa reka nkubaze ari amafoto nabonye mu nzu ntayibiki usigaye warabaye gafotoza ibintu byabaye ejo rwose ntukajye ubyitaho cyane ntukajye umuhanda nta kibazo ariko bibaho seko mbona muba mwafatanye nk'aho hari ibindi bintu murimo ariko mata ugira ubwenge uba muzima uratekereza wowe ubugira nawe kwirirwa ufatanya n'abakozi bosi n'umukozi akuguba wumva urumva rero wowe ufite ubwenge mana yanjye mana yawe ki ariko iyo uzi ukamagana hejuru uba wumva uri muzima hanyuma se njye nsuzuguza abakozi uba wumva uri muzima urumva mbega muri make wowe ufite ubwenge buzima ari wowe muzima umva madamu ninajye mvuga ngo nawe uvuge aha ni iwanjye rero tuza muhungu mwiza umuhungu mwiza hano ni iwanjye mbaye umuhungu ngase hano kari bawe kora icyo ushaka hanyuma se utari umuhungu ariko buriyo nagiye kuvuga nawe ukavuga biba binjya mu mutwe cyane ntazonyumvira abana b'iki gihe mu bagange bagezemo ute hari ukuntu nagezemo ngiye kukwiba nsanga harimo amafoto ntazi ikigabo ntazi ambwira nsobanurira amafoto ari mu nzu harimo amafoto 8 urumva y'ibiki wabaye gafoto ziryari ariko twe dukora ama business uburyo tubayeho papa ko nkuzi iyo utagiye guterura ifumbire kuburi gutoragura mu muhanda ugeze kuzana amafoto mu nzu ko nta nifoto kutafotoye ifoto nyiri umwana se baswenda kandi abana b'iki gihe murasuzugura ibintu mvuga abana b'iki gihe murasuzugura ndiye ni gutenge ugomba gutinyuka so ugafata ibintu mfata ukajya kuncungira mu bintu bikara mu nzu nanyo kubwe urumva nanyo kubwe ni kugira ngo yinjire hariya muri mari yanjye ni ibintu bigoye ahuze kambanze kubaza si ikibazo kwinjira mu nzu yango mfata mu cyumba cyanyu ngo mfata amafoto kubera iki ngende kukubaza uriya muntu ninde uragira ngo bikora ko arucamutanye n'umukozi ariko kubona ari mu rugo rwawe nanjye n'urwanjye nanjye navuga we kubona ari mufashe mubwira ati ibyabaye ugomba kubyihanganira ni umutima mubi narinzanye warumenye biriya bintu nkaba mubwiye nabi kuba warumenye wihanganisha umuntu ufashe umuntu ku rutugu we petit bimeze bite se kuba utavuga umeze neza ubanza ikiraka bamaye ngiye no kugisoza umunsi wagiraga ngo umutere ririya ariko uzi ko nagiraga ngo ufite ubwenge wowe ufite twakubonye uri uwo gusuzuguza umugore wawe umukozi ariko uzi ko naguca kurusha madamu ankubise ryari kuva ryari nkubitaze nawe kanya naje kubera umukozi se mva imbere navuze ngo genda mu gikari yego komanda genda ukora ibyo wakoraga iwawe mana wasinye ko ubyemeye icyo
hanyuma ushaka kumfatira wabyemeye ntagahari ushaka kumfatira hari agato nagushyizeho ujya kubyemera se sinavuge ngo nawe uvuge naguhaye ijambo hano ndi umugabo mu rugo ndagutegeka none ugomba kugendera ku mategeko yawe ariko nanjye ntabwo abakozi bantegeka ariko ninavuge ngo nawe uvuge hari ijambo naguhaye naryihaye utaza gutuma ibintu biba bibi ahubwo reka kwa pasiteri hahinduka urusaku ndakubwiye ngo umbabariye wasubira mu nzu ugakora ibyo wakoraga ko mu buzima bwanjye ko navutse mfite umutwe nk'uw'amabuguma ko ntigeze mbona ifoto yanjye nkiri umwana uriya mugabo yaje nawe ubwawe nta foto yawe wifitiye hanyuma se mbikana nawe nyamara wambwira papa kuva nakura nagejeje imyaka 18 na n'iyi saha nta foto ya mama nakabonye byibuze y'ibigwi byanyu urumva none uri kumbwira ngo urazana ifoto y'umuntu ugabo ntazi uraje urateruye urunze mu nzu wowe niya mama ntimwari muzifite nta nizo wigeze ugira niya mituweli bari kubaje ntiwayibona aragize hanyuma se wamugabo ahantu muzi hari ahantu haba haramubonye byibura umunsi wose kugira ngo wende ushaka kugira ibikuntu wabidisikasinga je ntabwo nyine kumenya kiriya kigabo icyo nyine kumenya uriya mugabo mubitse mu nzu gute yacu ahubwo se kakubaza uburyo nubatse iyi nzu ntubizi urumva uburyo ngira imitungo ntubizi uburyo mbayeho ntubizi icyo ushinzwe ikintu ugomba kuntegaho ni ibiryo nkaguha ibyo kurya nkaguhereza icyo ukeneye amafoto ni imitungo oya amafoto ni imitungo amafoto ni imitungo mu mitungo dufite nari amafoto acyakigabo arimo nari amafoto acyakigabo arimo mu mitungo dufite hano reka nkwereke sibyo icara hasi umvire umuhanda icara hasi ntabwo uzi uburyo mbayemo ndabona icara hasi ntabwo uzi uburyo mbayemo ariko utagira ngo njye nagumye kwicara urumva manutse hasi ndakubashye ariko nanjye unyubaha haguruka ujya mu nzu tatwa haguruka umvura ujya mu nzu nana yazanye amafoto iki kigabo ni cyane tatwa njyewe ntujye nkenisha uyu mugabo ni by force sinsubiremo ndakubwiye ngo reka ngende ariko sigaye nsu sheri ubyihangane nta kibazo ariko bibaho ubundi mpagomba kugira gutya nkamucyaha kugira ngo hatagira ikintu mugaragariza mbamenye ibintu bitazaduhira oya kanze ngasange mu nzu cy'umugore wiguma usa ntabwo ari karori we oya ndavuga ngo haguruka ujye mu nzu iruhande bareka nkubwire urwo ruhara baza ku ruhongo ruri kubika amafoto y'abandi ndakubwira ngo ntabwo ushinzwe kumenya uburyo mbaye haye we kandi ejo wabundiraho utwana burayo hari igihe bakogoshesha icupa kandi ubita reka nigendere ushinzwe kumenya uburyo mbayeho uburyo mfite ibintu unarebye nabi buriya nagushira mu mwanya wa gicucu kandi uburyo mbayeho undi kuba njye narakuzanye hano bimariye iki kuba nkubitse hano ubu bazi ko wapfuye kandi uracyari muzima hano ibiryo urya ni ibyanjye amafaranga bampaye amaze gushira urumva atari njyewe ubuhomba kanze nkuhambura ariko ubanza igihe wamariye hano cyose simbizi ubundi ababyeyi bawe kuki bataza kugushaka nta muntu ndumva ngo yabuze uyu nguyu wagiraga ababyeyi ubundi umeze utese meze neza nta kibazo amakuru ni meza muze mu kanya nyine ndi kumva hano hasa nkaho hari akaruru ubwo sinzi icyabaye mabuja asanga ndi kumwe na bosi nyine abigira birebire we cyane na bosi se ese musanzwe mwicarana akanya kanini hari icyo bitwaye se ntacyo bitwaye none se bosi we ubwo we na mabuja ngo ugende aramukubise wapi ni uko basakuje cyane nyine araje usanga twicaranye atangira gusakuza cyane nyine barazamuka batongana kubera ko wabicaranye na bosi kubera ko asanze twicaranye
ariko nawe njya mbona uriya mu bosi wawe sinzi wenda ntabwo mbize byinshi ariko hari ukuntu njya mbibona nabirenze ariko ubibona utese ubibona ute oya ntabyo kuvuga ngo mbibona ute ntacyo navuga kuko nta nubwo bimbera yego ubwo se ko najya gahunda kukubona wicaye hano noneho ko havuye bigenze utera nyine niyo nduru utumye nza kumva nyine kunamira ntabwo nakumva abaturanyi bari gusakuza ngume ndyamye yego nuko najya nkunda kukubona utava iwawe ahubwo nibajije igitumye uza hano ntabwo nakunda kukubona hano oya nanjye niyo nduru utumye nza nta bundi se nari kuza gukora iki gusa nta kuntu mabuja yaza agasanga wicaranye na bosi nimba akunda no kubabona buri gihe yabireba ukundi kuntu boyo hano imbere boyo utagwa imbaraga zarashize ntabwo urya nta mazi ujya unywa ego nabirenze ariko usibye nese hari indi mipangu njye nawe usibye nyine kuza ugasanga icyo ndi mu kazi akansuhuza ntabindi uriya mu bosi we n'uriya mu bosi sinzi ibyanyu nyine sinzi ukuntu mumeranye uriya na mabuja kugira ngo agere aho atongana ubwo hari ukundi kuntu nawe yabibonye cyangwa hari ukundi yabitekereje mbizi ariko nzi ko nabirenze kuko ariga nandi uri vugirwa ubusa ntabwo umuntu yapfa kuza ngo atongane gutyo gusa nabirenze ariko afite kuba yabibonye uko bitari mwese nimba hari igihe nyine wenda babona we na bosi hari ikibyihishe inyuma gusa simbizi ntabwo ari ngombwa ko nyine ninjira mu buzima bwabo kanigendere ubwo numva nagize hari ikibaye nari ngiye ibyo kuba nta kibazo nabirenze ariko bosi wawe yagiye wamushakaga oya ntabwo namushakaga ngira ngo numve nimba harimo ko numva agatuza kumpagaye ngewe igihe naguhereye ibiryo cyose ntacyo namushakira yego ntawe uhari ndabona akazi uba uri no kugakora neza mba ndi kugakora neza mbikurikiranira ibintu byose ku murongo ariko kanigendere natavuga byinshi nta kibazo sawa ugume wemye utaza ureba imbere se urandeba ibiki reba imbere urimo urandeba ibiki ko ndi gufungura inuza ikoti urimo urandeba ibiki